Ni inkuru nziza ku bakunzi ba King James bose aho bava bakagera. King James wamenyekanye nk'umwami w'indirimbo z'urukundo mu gihugu cy'u Rwanda, rero ubwo yari amaze gushyira hanze amakuru avuga ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 agomba kuzizihiza imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda, mu by'ukuri ahereza abanyarwanda ibyishimo biciye mu ndirimbo aririmba z'urukundo. Gusa mbere y'uko nza kubagezaho amakuru meza, ndagira ngo mbanze mbibariza ikibazo kimwe kitagoye. Ese we nk'umufana King James urifuza ko igitaramo cya King James nk'umwami w'umuziki mu ndirimbo z'urukundo mu Rwanda cyazabera muri Stade Amahoro, cyangwa se urifuza ko cyazabera muri BK Arena nk'uko itangazo rya mbere ryari ryasohotse rivuga? Umwanya n'uwaye muri comment. Mu minsi yashize nibwo uyu muhanzi yashize hanze amakuru amenyesha abaturarwanda ndetse n'abanyamahanga bose bamukunda mu myaka 20 yose ishize mu muziki, ababwira ko agomba gutegura igitaramo cyo kwishimira imyaka 20 amaze mu muziki ataracika intege na n'ubu agikora. Ni igitaramo rero kigomba kuzaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, aho rero uyu muhanzi yakoze amateka atarakorwa n'undi muhanzi ari wese mu Rwanda, ubwo yari amaze gushyira hanze amatike y'igitaramo cye kigomba kuzaba kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Mu minsi 3 yonyine amatike agahita ashira ku isoko, abakiriya bayaguze. Abanyarwanda benshi rero bahise bamwereka urukundo rudasanzwe bamufitiye, maze bifuza ko ni igitaramo cyari kuzabera muri BK Arena yakira abantu barenga ibihumbi 10 ho gato. Ariko abaturarwanda benshi kubw'urukundo bakomeje kumugaragariza, bifuje ko yazakorera igitaramo cye muri Stade Amahoro kugira ngo buri muturarwanda wese ufana King James nk'umwami w'umuziki mu ndirimbo z'urukundo mu Rwanda bazitabira igitaramo cye ari benshi, mu by'ukuri nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza mu buryo butandukanye. Mbere y'uko rero mbagezaho amakuru mashya, amakuru meza ku bafana ba King James ndetse n'abakunzi be bamukunze mu myaka 20 amaze mu muziki, ndagira ngo mbanze nkwibutse ukanda subscribe, hanyuma rero ukore no kunzogera, nyamuneka urabudufashije cyane kugira ngo ubutaha tujye tubana muri breaking news zose zaba zigezweho ahangaha rero kuri Bivugwe TV. Ndababwira ko rero ubwo yaramaze gushyira amatike ku isoko kugira ngo abanyarwanda bazitabira igitaramo cye mu kwezi kwa munani ku itariki ya mbere, dore ko iki gitaramo kiri kura amezi 3 kugira ngo kibe muri BK Arena. King James yongera hatwike kuko hashye uyu mwami w'umuziki mu Rwanda. Abaturarwanda amatike bahise bayamara ku isoko, nyamara hakiri benshi bifuza kugura amatike kugira ngo bazitabire igitaramo cy'uyu mwami w'umuziki mu ndirimbo z'urukundo mu Rwanda, ariko babuze buryo kibayagura bitewe n'uko amatike yahise ashira ku isoko. Abaturarwanda benshi rero bifuje ko yazakorera igitaramo muri Stade Amahoro yakira abantu ibihumbi 45 kugira ngo buri wese ufana King James azahisange, ariko bamwe bakomeza kuvuga ko muri Stade Amahoro amasound ataba ameze neza, igihe umuhanzi arimwe aririmba amajwi adasohoka ameze neza, agomba kugera ku bakunzi be baba baje kwitabira icyo gitaramo cyabaye. Nubwo rero bari bakiri mu igerageza, abandi bakavuga ko rwose bikwiye ko King James yazakorera igitaramo cye muri Stade Amahoro kugira ngo buri muturarwanda wese ahisange. Ariko nanone bitewe n'uko King James hari indirimbo ze nyinshi zitagira amashusho, yifuje gukorera ahantu hatuje nko muri BK Arena kugira ngo hazafatirwe n'amashusho y'indirimbo zimwe na zimwe ze zasohotse mu myaka yashize, hanyuma rero amashusho ajye hanze. Ikindi kandi nanone BK Arena nayo yakomeje kugenda irushaho kuba ntoya bitewe n'uko uyu mugabo afite abafana benshi batandukanye. Mu minsi mike rero yashize nibwo team iri gufasha King James gutegura igitaramo cye yashyize hanze itangazo yihanganisha abakunzi be benshi babuze amatike, bababwira ko bari kubyigaho neza kugira ngo bababwire niba igitaramo kizaba kabiri muri BK Arena, bakazataramira abakunzi be kabiri nyine, ubwo no kuvuga ku itariki ya mbere agatarama ndetse no ku ya kabiri agatarama, kugira ngo ibyishimo bibashe kugera kuri buri mufana we. Igihari rero nuko itsinda rya King James riri kumufasha gutegura iki gitaramo, mu by'ukuri batangaje ko amahirwe menshi ahari ari uko igitaramo cyazaba inshuro ebyiri, bagatarama ku itariki ya mbere ku bakunzi baguze amatike bwa mbere muri BK Arena, ndetse no ku itariki ya kabiri ikurikiyeho King James nanone akabasha gutaramira abakunzi be muri BK Arena, cyane yuko iki gitaramo gifite no kwimurirwa muri Stade Amahoro. Nubwo bigoye cyane, ariko King James nk'umuntu umaze igihe kinini mu muziki, bari kubyigaho neza cyane. Bakomeje gutangaza ko amahirwe menshi iki gitaramo gifite kubera muri BK Arena inshuro ebyiri, cyangwa se kikimurirwa muri Stade Amahoro, nubwo bihenze cyane. Gusa abakunzi ba King James benshi bari bifuje ko cyabera muri Stade Amahoro, ariko Stade Amahoro iragoye cyane kuyigondera, dore ko yewe banatangaje ko iyi Stade Amahoro iyo ubwatsi buri mu kibuga bwangijwe habasha kwishyurwa miliyoni 500
eshanu z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bubashe gutunganwa. Urumva ko rero ntago byaba byoroshye habe na gato. Igihari ndetse amahirwe menshi ari nuko King James yaza ataramira muri BK Arena inshuro ebyiri nyuma yuko dutegereje amakuru itsinda riri kumufasha gutegura iki gitaramo bazashira hanze mu minsi mike iri imbere. Reka rero tuzitabire turi benshi kandi dukomeze gushyigikira umwami w'umuziki mu Rwanda King James, tuzaze kumushyigikira turi benshi. Ikindi nababwira nuko si kuba turarwanda gusa babuze amatike, ahubwo harimo n'abaminisitiri benshi bakomeye babuze amatike yo kujya mu gitaramo cya King James. Nyandikira muri comment uti King James ni umwami w'umuziki mu Rwanda.